nyuma ya divorce ntabwo ari ukugenda senya cyangwa se nsebya mugenzi wanjye. Bishobora kubaho kubera umujinya, bishobora kubaho iki, ariko wowe basubifatiranye ugahura n'umumama mwiza nkanjye wa divorceje, ntuzitwaze iyo ntwaro. Ntibizabe weapon yawe yo kugira ngo ubashe kurwanya umuparteneri wawe. Kandi hano aka kazi rwose ntago kakwiranye nanjye. Nawe ugatangira kwibonamo ubwiza utanafite. Kubera iki? Twa tugambo bakubwiye. Utwo tugambo tukagukurura. Utwo tugambo tukakureye. Warangiza ukirukanga. Yego. Ejo uzasanga hari umugabo ufite noneho hotel. Nawe utangiye kugutereta. Ubuzima bwanjye nyuma ya divorce. Uko nabitekerezaga ntago ariko byagenze. Come on. Nyine ntago divorce ari nziza. Ndabivuga nabisubiramo kuko urumva iyo wubaka biraryoha, urubaka kandi niyo wubaka ugenda umenya utuntu dushya twiza, haje amakaro y'umukara, haje amatara ameze gutya, barashyiraho amavaze. Iyo wubaka nyine uhora wubaka, kubaka ntibirangira. Ariko iyo usenya bimanuka ngo rukanse kubera yuko bagushikishije utuntu tunuto. Aho kugira ngo wirukanka uvuge ngo ngiye ngo mbega umukobwa ngo ufite housing nziza, house ko abakobwa bahora bavuka. Abeza bavuka buri munsi nyabusa we. Cyane. Niba abeza bavuka buri munsi, buri mwaka ni kuzajya uhindura kubera ko havutse umukobwa mwiza. Tuza ko mistake nakoze naho zikora. Naradivorce ndakomeza mbaho, ndakomeza ndagenda, ariko hari icyapfuye muri nge. Niba hari ikintu kivuna. No gusenya. Yego. Gusenya ni bibi. Gusenya ntuzabyifuriza uwawe. Yego. Gusenya ntuzifuze ko hari umuntu wawe wasenya urugo. Gusenya ntuzabona umuntu wasenya urugo ngo umwishimeho cyangwa umwishimire hejuru. Ntuzabona umuntu wadivorceje ngo ujye uvuga ngo umwite ya mazina mabi. Yego. Ntuzabona umuntu wasenya urugo ngo nurangiza ngo umuvugireho. Wumvikanisha ko yari yarananiranye, wumvishe ko nubundi bitari gushoboka, wumvikanisha ko nubundi bitari gukunda. Gusenya ni bibi. Gusenya ni bibi cyane. Hari icyo bita igikomere cy'ubuzima. No gusenya. Uriya muntu kandi nari muzi. Kuki nemeye kubana n'uriya muntu kandi bari baramumbwiye. Kuki nemeye kubana n'uriya muntu ntamanje gushishoza. Iyo ni rogre ya mbere. Rogre ya kabiri. Kuki ninjiye muri iki kintu cya gatanya kongera gutangira ubuzima. Gutangira ubuzima ni gute? Hari umuntu wigeze kuvuga ngo ngewe ngo twatandukana ngo niba ari inzu ngo ya miliyoni ngo 30 ngo agatwara 15 ngo atwara 15. Wari uzi ko hari igeze gupfira ubusa kubera depression. Yes. Abakuri inyuma bari kukubwira ngo courage ngo urakoze ngo Imana ishimwe ngo bivuyemo, abangabo iyo mwicaye muramanza mukarya inkoko. Ejo hakaza nabandi mukarya ifi. Ya mafaranga ari kuvaho ntabwo ari kwiyongera. Ushiduka n'igisuzuguriro kigenda kiyongera naga icyubahiro. Ubu rero abantu bakwataka kubera ko batandukanye baba ari benshi. Uri mwiza yo wari wararushye disi urakunditse uri w'igikundiro cyinshi, rekana na kiriya kigabo cyari cyaragutesheje umutwe, cyari cyarakurihera amahirwe. Bakagushoka ari benshi ugasuzugurika kweli. Bakakubwira utugambo twiza utwara umaze igihe utumva kuwo mwashakanye. Komeza ndi ukakubwira akajambo keza akurya gaturu usigara aho ngaho ugakomeza urugendo. Urumva ubuzima bugakomeza gutyo. Rero reka nkubwize ukuri nta kiza cya divorce. Yego. Kubera iki? Noneho umugabo nawe wayigiyemo. Aricara kamanza akazunguza ubwonko agata umutwe, yajya agira amahirwe akajya aganiriza umuntu. Yumva ko byanze bikunze ari buhita mwemera agahita kubita ipafa akagenda. Tanko ugasanga yabaye nk'uwarindagiye. Mumbabarira bankurikiye baguye muri divorce. Mumbabarira bankurikiye ibyo bibazo bigenda bibaho.
ariko bagira inama icyo abari nashakaga kubabwira ni kuyiterereza. uko nta cyiza cya divorce. Ibi bintu ntimukabyankuraje umuntu, ibi bintu ntukabishyigikire, ntuzigere ushyigikira agatanya mu bantu, ntuzigere uhinduka n'utanya abantu, ntuzigere uhinduka umuntu utuma abantu batandukana. Ariko nubona umuntu agiye kuhasiga ubuzima, icyo gihe ubwo uzamutabare. Yego. Ariko gatanya si nziza. Aho umuntu akora divorce mu gitondo ku wa kane agahita ajya mu murenge, agahita banifotoza, agahita postinga tubundi ngo kera hose wari uri ngiyo naza kubona umukara ngo sinari kumenya ko umweru ubaho. Nayo ukumva wa mweru wahindutse umukara. Erega buriya yageze no kuri uriya ari kwita umukara yaramwitaga umweru. Si byose Cyane. naho ajya yahitaga umweru. Bisobanuye ngo nawe ari kwita umweru uyu munsi ejo yakwita umukara. Kera hose. Kandi uyu muntu watandukanye kuwa kane kuwa gatandatu akajya mu murenge. Ni ukuvuga ngo n'ubundi yari asanganwe uwo muntu. Si byose? Yego. Bari basanzwe bariho yari asanzwe babana. Ni kwa kundi nyine tuvuga ngo ni kwa guca inyuma akaguca inyuma. Hanyuma waruhuka akadivorce. Wamara kwa akadivorce. Akahita afatirana wa wundi. Ariko wa wundi nawe birangira burya byanze. Cyane ukuri ko Imana naje kubona abenshi birangira byanze. Nawe ugiye kumbera nka wa muntu ati umuntu washatse urugo rwa mbere ngo rukanga, ngo urwa kabiri ngo iyo 99 idafitwe Imana. Iyo wasenye urugo ari we ubigizemo uruhare inshuro nyinshi, byanze bikunze nta rundi rugo ruhama. Nta rundi ruhama. Ntabwo ujya ubumva se bamaze gutandukana n'abagabo 7, 8, 5, 6, 5. Aho honda mesense. Iyo yabigizemo uruhare. Iyo yabigizemo uruhare. Nta rundi rugo rwemera. Nta rundi rugo rwemera. Yes. Ni urugo rw'amarira buri gihe ahora abona amakosa ku bandi ahora abona amakosa ku bandi, abantu bose ahora bashinja ibyaha, ahora abona abantu bose bamuhemukiye, kandi mu by'ukuri ari udashobotse. N'abandi bumva ko bishimiye divorce kandi bagahita bajya mu nkundo, ugasanga nyine birarabana naratanga umuntu anezezwa yuko atandukanye n'umugabo we cyangwa umugore we, kandi bafite abana bari bwatakwe n'ingaruka z'iyo divorce. Uriya abantu benshi bajye bakunda kubyumva, iyo wakoze divorce abana nibo babihomberamo cyane. Kandi aba bana ntago bigeze bagusaba kubabyara. Ariko umwana ahura n'ingaruka n'igikomere cy'ababyeyi batandukanye. Inama rero nagira abantu, kandi nanayivuze, ntuzigere wishimira divorce. Yego. Gusa hari ubuzima uba warabayemo, wabona ubusohotsemo mugani, ukavuga uti Imana ishimwe, ngiye gutangira urundi rugendo rw'ubuzima. Ariko ntabwo ari byiza. Yego. Ntabwo ari byiza rwose. Kuko hari izindi ngaruka ziza nyuma, cyane iyo mufite abana. Yego. Reka ngushimire mama Mignone, kandi unyemerere nanone nibutsa abantu ko mama perezida Marene w'abamarene, mama Mignone official, abari kuri The Blessed munyarukire yo mukore subscribe, aganiriza abantu cyangwa atanga inama kububatse. Hari igihe biba bitameze neza ariko wamusanga ukamusanga muri kapo mwamuganiriza, nukuri bikagenda neza, mukiyunga, akabagira inama ku bitagenda neza, habe mu buriri cya kintu abantu batinya gupfa kuvuga, bakavuga ko bapfa ibikombe n'amasane kandi byaranze hahandi. Abaha ubujyanama, wifuza kurushingana n'uwawe nabwo atanga inama. Yego, mbahaye ikaze nanone mwese mudukunda, mukaba mwarakoze subscribe aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha. Ni mama Mignone official, The Blessed TV 7. Ngewe nitwa City Hunter, ndi kumwe na mama perezida Marene w'abamarene mu kiganiro. Urakoze cyane City Hunter. Urakoze cyane abantu badukurikiye, baba bo kuri The Blessed TV, abo kuri mama Mignone official. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mukomeze mudukurikire, mujye mukurikirana n'ibiganiro byacu, rega munabisoze. Muntu utarakora subscribe, ukora subscribe. Reka mbwira abantu, subscribe bayikoraho rimwe gusa. Hanyuma ahubwo ugakora kukazogera kugira ngo notification zose zizajya ziza ujye uzibona. Ikiganiro cyose dusohoye ukibone. Ariko iyo ukoze subscribe urimo,
ukayikora bwa kabiri ubuvuyeho, ukayikora bwa gatatu ubuvuyeho. Hari umuntu duherutse guhura arangije arambwira ngo ngiye maze kuguha ngo subscribe ngo zirenze nk'igihumbi. Yaramubwiye nti ntabwo wazimpaye gushora no kuba utakiriho kubera ko ntazi igihe yagiriyeho, ntazi igihe yaviriyeho, ntazi igihe yagiriyeho, ntazi igihe yaviriyeho. Subscribe bayikoraho rimwe, ahubwo ikintu ushobora gukora ku kiganiro ni kwa gukora ku gakumwe ukalayikinga ikiganiro, ukongera ejo ukazongera ukarayikinga ikindi. Ikintu ushobora gukora inshuro nyinshi ni ugukora share, kubihereza abantu benshi batandukanye. Kandi rwose turabasabye mujye mudukorera share, ibiganiro byacu abantu babikurikire, muduhe na comment reka mutubwire icyo abantu bifuza. Agataho nakubwiye ngo usa neza, nanjye ntegereje gushimirwa. Sitanta urakoze cyane. Nuko tuba tubibona, nuko abamama perezida baba bimereye neza. Wabibonye ariko yego, hari abantu buri gihe bakubona ati uriya muntu koko umunezero ukurahe, nta bibazo agira, ansubirize. Umunezero si umuntu ntawishakira. Umunezero umuntu arawishakira. Ubundi se ndarinda nkambye agahanga habaye iki? Reka nzahambye agahanga ntakiriho. Nibwo nzaba ntazi kugakontorora, ariko igihe ngihagaze ntabwo nzagakambye. Kubera iki? Ubuzima buriho n'ubuzima bw'abantu bose. Twakennye, abantu bose baba bakennye. Ibirayi byahenze ku isoko hose biba byahenze. Ubundi se ibindi biri kumbabaza se nibiki? Umugabo yakubwiye nabi, hari abandi babwiye nabi kurenza uko bakubwiye. Niba umugabo yakubwiye nabi, hari nawe yabwiye nabi arangije aranamukubita. Yego. Weho wabwiwe nabi gusa iturize useke unezererwe, ubuzima burakomeza. Hari uwundi bakubise, uyu bakubise nawe ari kwishakira ibyishimo agaseka, kuko hari uwo bakubise bamukuramo n'ijisho. Erega ibintu byose bigenda birutanwa City Hunter cyane. Ibintu byose bigenda birutanwa. Ati umwana yananiye, umwana uyu munsi yatashye saa 12, hari utaha saa 9 za mu gitondo nshuti yawe. Hari utaha bucya. Ni gute umuntu yashaka rero umunezero mu gihe hari mu bintu bimubabaza, mu bihe bimubabaza, ababaye mu bihe bimugoye. Kubabara twese turababara, nta n'umuntu utagira mu bihe bimugoye, ariko iyo ubonye ari ikintu utagira icyo ukoraho ugira gute? Urakirengagiza. Yego, ikintu utagira icyo ukoraho. Reka tuvuge nk'urugero, nkuko nguko nari mvuze, wenda ngo umuceri wahenze, hari ikintu ufite cyo kubikoraho? Ntacyo, nta na kimwe. Ahubwo icyo nakora ni kimwe, nukuvuga ngo nimba ngeze ku isoko nkaba nari ngiye kugura ibiro 2 by'umuceri, nitwaje amafaranga 3,000, ntekereza ko umuceri ukigura 5, nahagera ngasanga ni 4,000, ngomba gutanga umuceri ugeze kuri 2. Ikintu nkora ni iki? Ngewe ndahita numva ko aho kugira ngo ngure ibiro 2, ahubwo reka nemere ngure kilo n'inusu. Noneho ahubwo ndeke gutekereza ku muceri, ahubwo ntekereze ku myumbati. Mvuge ngo niba nago nguze kilo n'inusu cy'umuceri, reka mpite ngura n'ibiro 2 by'umwumbati. Noneho uko kundi natekereza kuzarya umuceri uyu munsi nkawurya nejo, ahubwo mvuge ngo uyu munsi ubwo ngiye kurya umuceri nyine kuko nari nawusezeranije abana, ejo tuzarya imyumbati kuko ntago ndi kuri level yo kugura umuceri. Yego. Noneho ubwo nari mvuze ngo ni gute ibintu ubona utagira icyo ukoraho, nk'ibyo nta kintu twabikoraho, ntago bigomba kumbabaza. Ahubwo icyo ndakora ni iki? Ndagenda kuri level yahonde, ndemera manura ibiciro. Ubu hari abantu benshi badashaka kumanura ibiciro bitewe na situation barimo. Ukaba uri umuntu wigeze kubaho ukomeye, wigeze kubaho ufite, ko kagora abantu benshi. Noneho waba ugeze mu gihe udafite, ukumva wakomeza kubaho nk'umuntu ufite. Iki cyo kumenya kubalansinga ubuzima ni cyo abantu bataramenya. Ugasanga cyagustresheje, ugasanga wakambije agahanga, ugasanga wataye umutwe. Oya, tujye tumenya no kwakira ibintu. Ikindi nanone City Hunter, niba hari ikibi kije, menya kucyakira, kuko niyo ibyishimo byije urishima ukarenza. Sibyo? Kandi buriya niyo ibyiza nibiza, ntuzishime ngo urenze igipimo, useke na za muzitsa ziza n'inyuma ya muzitsa hagaragara. Seka disi ugere naho uri bugarukirize. Bera guseka ngo kwenuke nka babandi batagira uburere. Useke wibuke ko hari igihe cyo kurira. Unarire wibuka ko hari igihe cyo guseka. Cyane. Sitanta hari ibintu byinshi utuba duhura nabyo muri ubu buzima. Iyo umbaza ngo uyu muntu umunezera ukura he, hari ibintu byinshi duhura nabyo. Bibi ndetse n'ibyiza. Yego. Ariko njye mvuga ngo ibyiza bijye bitsikamira ibibi. Ibi bitware kubiha umwanya cyane kurenza ibyiza. Noneho nubona ko hari ibyiza bihari,
uzajya wicara ushimira Imana. umuntu yageze muri ibyo bihe sindi bubitambukeho ibihe bya divorce mama Minyo umugore akagutungura ati ntukiri ku rwego rwanjye nagushatse neza nyiri umwana naribeshye, cyangwa umugabo akagutungura akakubwira ngo umugore wanjye nukuri sinyikwiyumvamo, cyiza nuko twatandukana aho kugira ngo tuzicane, akagutunguza icyo kintu kikakugwa ku mutima, umutima ukazamo umwijima. Aka kantu gashobora kuba kariho ahantu hose. Hari ahandi hantu baherutse kuntumira kuri televiziyo imwe, barakambaza batese kubera izihe mpamvu uyu munsi umugore yicara akavuga ngo sinkiri kuri level y'uyu mugabo twashakanye, cyangwa umugabo akavuga ngo sinkiri ku rwego rwawe, kandi wenda mwaratangiranye ubuzima bubishye bushariye, hanyuma mwamara kugira ubutunzi, mwamara kugira imitungo, mwamara kugira amashuri, kuko hariho n'abana badafite amashuri menshi bakatangira kwiga bose babana, ariko wamara kubona iyo maîtrise, umugore yamara kubona iyo doctor akavuga ati singe wakabanye nawe, hari undi mu docteur turi ku rwego rumwe dukwiye kubana. Reka nkubwire, buriya nuvuga ngo nanze runaka ntacyo yaguhemukiyeho, ahubwo ugendeye ku byo uri kubona biri kuri iyi si, ndagira ngo nkumenyeshe ko naho uzajya bitazemera kuko uzahagera ubona ibindi birenze nanone imbere yawe, sibyo? Yego. Aka kantu umuntu nkurikira kumve, wenda reka mere kuri aka kantu ko mubanye mwese wenda muri abemaniste, mwarize secondaire gusa, umwe akavuga ati reka twige, reka manze nige, nawe nindangiza wenda lisanse nawe uzajyamo wige, noneho nuyirangiza nkomeze maîtrise, bikagera kuri level ubona wagize maîtrise ukavuga uti ubu ngiye kubana n'umukobwa ufite maîtrise. Yego. Numara kubana n'umukobwa ufite maîtrise wumva ko muri ku rwego rumwe, numara kubana nawe uzahita ushaka doctora, bitubona hari undi mukobwa nawe ufite doctora kandi ugukeneye na mwiza kurenza wa wundi ufite maîtrise. Yego. Iyo umaze kubona aba bantu rero ikintu kikwaho ni iki, ni ukuvuga ngo ufite irari ryo guhora ubona ibintu, ntunyurwa. Niba utanyurwa hanze aha ngaha abakobwa bahora bavuka, nawe ubwo uzahora ushaka. Sohuriza abantu bafite akarari ko kutanyurwa, abantu bafite irari ryo kutanyurwa rero sorry uretse umukuremo ako kantu. Aba bantu rero bafite irari ryo gukurikira umuntu bagendeye kuri level ariho, sibyo? Ukavuga ngo umuntu ari kugutereta ku ruhande, uri umugore ufite urugo rwawe, ugatangira ukavuga uti uriya mugabo uri kundeta we anyemeje ko agiye kuntuza muri etage, yanyemeje ko agiye kuntwara muri vewiti, ati kandi hano aka kazi rwose ntago kakwiranye nanjye, nawe ugatangira kwibonamo ubwiza utanafite. Kubera iki? Twa tugambo bakubwiye, utwo tugambo tukagukurura, utwo tugambo tukakureshya, warangiza ukirukanka. Yego. Ejo uzasanga hari umugabo ufite noneho hoteli, nawe utangiye kugutereta, wa wundi ugiye kugutuza muri etage ya niveau 3 urahita umuta, sanga hari ufite 5 aho, ubwo uzahora wiruka ubuziraherezo. Reka mbabwire, icara umeze kamwe, unasenga uhamagara Imana, uyibwire nawe ejo urwo rwego yarukugezaho. Nta kimana idashoboye, kandi ukoreshe n'amaboko yawe n'ubwenge bwawe n'umutwe wawe, ukorane n'uwo muri kubana, mushyire hamwe, muganire, mwungurane ibitekerezo, ejo namwe muzatera imbere, aho kugira ngo uvuga ngo urirukanse kubera yuko bagushikishije utuntu tunutu. Aho kugira ngo wirukanke uvuge ngo ngiye ngo mbega umukobwa ngo ufite housing nziza, shaho se ko abakobwa bahora bavuka, abeza bavuka buri munsi nyabusa we cyane. Niba beza bavuka buri munsi, buri mwaka niko uzajya uhindura kubera ko havutse umukobwa mwiza? Kibazo gikomeye cyane. Buri mwaka niko uzahindura kubera ko havutse umugabo uri bugura imodoka nshyashya nziza igezweho, ko buri mwaka hasohoka amamodoka mashyashya, hasohoka marike nshyashya. Ubwo wa mugore we urahora uhindura abagabo kubera imodoka nziza zisohoka? Kibazo gikomeye. Wabanye n'umuntu neza, sibyo? Hanyuma ibintu byose mukabyumvikanaho, ibyo mutarumvikanaho ukamenya ko ari ya miti itarahura kubera ko mwese mwahuye mukuze. Gusa icyo nzabwira umuntu, nzamubwira ngo nubone ibyo uri mu byo ushobora kuhasiga ubuzima, uzahunge wigendere. Yego. Ariko niba ubona utahasiga ubuzima, komeza urugendo nshuti yanjye, na mama wawe mujya mushwana, n'abana ubyara mujya mushwana, mukongera mukiyunga mu gitondo. Reka nkubwire, gushwana n'umuntu, gutongana n'umuntu, kuba hari ibyo mutumvikanye, ushaka gusiga irangi ry'icyatsi, washaka gusiga umweru,
ntabwo ibyo bintu bisenya urugo. ntabwo ibyo ni ibisanzwe. Ibyo se bisenya urugo. Kuba ndi nateza imodoka ngatinda mu muhanda cyangwa kuba ntwaye imodoka ngatinda mu muhanda kubera mbuteyaje, ibyo bitume dushwana ngo wakerewe kuza, ngo nakerewe kuza. Reka agahanga umugenzi kabiyagiye. Ni mwitonde ibibazo biroroshye. Kuba umugabo ataguhaye ibihumbi 100 byo guhaha akaguha senkani, wewe izindi senkani nawe wazishatse. Yego. Erega nawe ufite amaboko abiri. Erega ibintu nimureke tubyumvikane mu byose. Uyu munsi abagore mwasabye 50%. Musaba uburinganire. Yego. Ni muringanire muri byose, akore nawe ukore. Mwese mwinjiriza urugo, were guharira umugabo inshingano. Yego. Uyu munsi dufite abagore bashaka ko abagabo bakemura ibibazo byose. Abagore ntimuntera amabuye. Hari umuntu uherutse kunyandikira arambwira ati abagore rero barakwica. Ariko hari umugore uyu munsi uzi ko inshingano zose ari iz'umugabo. Umugabo yishyura inzu, yishyura minerivare, ahahe, akugurira imyenda, akugurira isabune yo gukaraba, yishyura umukozi. Nuko bya bibazo byose by'urugo bijye ku mutwe w'umugabo. Umugore icyo ashinzwe niki? Ni ugutembera, ni ukuzerera. Abagore nk'abo ngabo muri vision ntabwo tukibakeneye. Yego. Namwe murimo muradusebye, murimo murasebye abagore bagenzi banyu. Dutaruka Ufite uburenganzira wa mugore we, ariko mu burenganzira bwawe n'uyu mugabo afite uburenganzira. Niba uzi ko muzakora divorce inzu mukayigabana, niba uzi ko muzakora divorce imodoka mukayigabana, n'inshingano zo mu rugo ni muzigabanye. Ariko akantu leta yazagashyizeho kavuga niba mugabana 50%, n'inshingano zo mu rugo ni muzigabane. Kubera icyo umugore agaburira umwana, ubu uyu munsi dufite n'abagore, sibyo? Inshingano zose zimuri ku mutwe. Aragaburira abana, arabambika, arabamenyera buri kimwe cyose, arabavuza, arakora iki. Noneho umugabo icyo akora ngo nukwishyura minerivare z'abana. Ku buzima n'ubuzima nyabaki. Ibintu byose mwabyumvikanye. Sinakubwiye wa muntu wa statinze inshingano z'uburinganire. Harimo inshingano ivuga ati mugabo haha neke niba gukubita ndire. Haha neke niba gukubita ndire. Hari n'ibindi nyine. Ugura amashuka nsase. Doko ibintu byose. Ariko reka nkubwire. Nukuri buriya kumvikana nibyo byiza. Yego. Ushobora no kuba ubanye n'umuntu wa mugani akurusha n'ubushobozi. Wenda reka tuvuge niba ari abahembwa, we guhembwa ibihumbi senkani, wari guhembwa ibihumbi 500, ntago mwazuzuza kimwe. Ariko nimwubahane. Reka tuvuge gutyo, nimwubahane muganire. Ushobora no gushaka umugabo afite akazi, wewe nta kazi ufite. Ariko ni mu byubahanemo. Uyu mugabo yere kuza kugusuzugura kubwira ngo ni njyewe ugutunze, ngo ni njyewe ukugize, ni njye ukugaburira, ni njye ukwambika. Areke kubigucyurira, kuko nawe bigucyurira nawe biratuma udakora inshingano zose. Kuko uyu mugabo uri kugenda agakorera amafaranga, nawe usigara mu rugo uri kurera abana, usigara mu rugo uri gukubura, usigara mu rugo utetse, usigara mu rugo umese, usigara mu rugo ukora isuku yose ishoboka, ugasigara mu rugo. Man, akazi ko mu rugo ko karavuna karagatsindwa. Yego. Wa mugore rero hari umuntu uza atari bwisubireho, agahita atungura umuntu. Umwaka ugashira 2025 mubanye neza, byagera 2026 umugabo cyangwa umugore akakwihinduka. Ari naho hafu umugano uvuga ngo umugabo n'umwana wundi, umugore nawe n'umwana wundi. Oya babyitiriye abagabo gusa, sinzi impamvu ngiye icyo kintu ndanakirwanya. Cyo kuvuga ngo umugabo n'umwana wundi, wewe hose uri umwana wandi. Uri umwana w'uwo mugabo. Wewe hose nturi umwana wundi. Nawe uri umwana wundi. Ahubwo ikiriho ni kimwe. Ndewe iyo ndi kuvuga gutya, ugiye gushaka ubundi ufite iyihe gahunda? Niyo kujya kwiga uyu muntu ngo umenye uko ateye, niyo kujya kumunaniza, niyo kujya kureba uko mu rugo biba bimeze, ngo nubona bikunaniye uveyo. Ubundi ujya gushaka ufite iyihe gahunda? Niye ntego yawe yo gushaka? Kibazo. Intego yawe yo gushaka ni ukugira ngo wubake urugo, wubake umuryango, ukomere, ejo urugo rwawe ruzaba urugo rwiza ruzima. Urwubake uzaba gute nzarinda ashira mu mwuka ntihahagaze. Ntago mbwiye umuntu ngo uzemere ukubitwe, uzemere upfe. Ihanganira ibyo ugomba kwihanganira. Wibuke ko uyu muntu mutavutse mu ndimwe, kandi na mushiki wawe hari ibyo mutumvikana wa mugabo, na murumuna wawe hari ibyo mutumvikana, hari n'ibyo utumvikana na papa wawe, hari n'ibyo utumvikana na mama wawe. Kutumvikana n'umugore wawe ni ikintu cyumvikana. Kumwihanganira rero nabyo biroroshye. Ukuzi kutatandukana na musaza wawe cyangwa na mushiki wawe, ni nako n'umugore wawe mutakwiye gutandukana ngo kubera ngo mwapfuye utuntu tw'amafuti. Uyu muntu rero ndagira ngo muhumurize uyu mugabo yitware gute. Yatungo hari n'ikindi gisigaye kiriho mama perezida, aho umugabo
agusuzuguza inshoreke yiwe nshyashya yungutse, uyu mugore akagira agahinda, cyangwa ukamenya ko umugore wawe aryamana n'umugabo w'inshuti yawe cyangwa n'abandi akabagusuzuguza. hari n'abo numvisha aho umugore akubita umugabo, ariko icyo tuzagikora ubutaha, dukumire. Muhumurize tujye ku kindi, ku yindi sije isigaye twisoreze. Reka nkubwire City Hunter, niba hari ikintu kibabaza, niba hari ikintu kivuna, niba hari ikintu gitesha umutwe, niba hari ikintu gitesha umuntu agaciro, ni umuntu uguca inyuma akaguca inyuma ku muntu uzi. Noneho wa muntu nawe ubikora yarangiza akagusuzugura akakubwira ati yaje gushaka icyo yakuburiyeho. Ari uyu mugore ubwira umugore mugenzi we ngo yaje kunshaka icyo udafite. Ari uyu mugore ni igicucu. Uyu mugabo nawe ubikora nawe mwisi igicucu. Sinjya ntukana ariko ndabibabwiye. Bagakomeye. City Hunter, nushaka uzubaha umugore wawe unamwubahisha, nutekereza no kumuca inyuma, uzave hano i Kigali gende werekeze Kirehe cyangwa Bweyeye, ujya Bweyeye, ujya ku Nkombo, hahandi bazagukarabya bakanaguterura bakujyana atya nkajya mwati dore icyo yabarushije, sibyo? Ariko tuvugishije ukuri City Hunter, babarira ntuzace inyuma ku muturanyi wawe, ku mukozi wo mu rugo, na hafi nakore nzajya n'umugore wawe, sibyo? Kuri wa muntu ukorana n'umugore wawe, doko wa wundi wese uri bubone umwanya wo kumwishonguraho. Hari icyaha cya mbere ukoze cyo kumuca inyuma, ukagira icyaha cya kabiri cyo kumurisha umutima. Uri kuribwa n'umutima, ihumure ku mpande zombi, naho nashaka no guhanura abangaba babikora. Hanyuma weho uri guhura n'aka gahinda gakabije kuwo mwashakanye uri kuguca inyuma. Yego. Kukubwira ngo komera ntago bihagije. Kukubwira ngo ihangane ntago bihagije. Yego. Ahubwo nakubwira ngo bitewe na level muriho y'uburyo cyari kuguca inyuma, bitewe n'uburyo yitwara no mu buzima busanzwe bwo mu rugo, kuko hari uguca inyuma, ntaguhahire, ntakwambike, akaza arwana agira gute, cyangwa akora n'ibindi bikorwa bitari byiza. Baho nk'utamufite. Igakubaho nk'utamufite. Umuharire wa wundi yasanze. Sibyo? Niwiga kubaho utamufite. Yego. Utamufite. Akaza nkubujije kuzamusuzugura cyangwa kuzamusamira hejuru umutuka, cyangwa kumubwira ngo nushaka usubireyo ntago ngukeneye. Oya mwihorere niyinjira gusuhuze wikirize. Ariko ubeho nk'utamufite. Ukoresha amaboko yawe, ukoresha n'ubwenge bwawe, kugira ngo ubashe kwiyambika, ubashe gusa neza, ubashe kugaburira abana bawe. Hanyuma nurangiza umureke azagenda arebeyo, igihe kizagira gashiga izamugarura gusaba imbabazi. Gashigira mushyigurika mugarura. Akaza asaba imbabazi, avuga ati umugore wanjye warihanganye, naguciye inyuma naraguhemukiye. None abagore bo ni ibicucu ku buryo bwemewe n'amategeko. Utaba igicucu gute? Uyu mugore agira gutya agatangira guca umugabo w'inyuma, bamuvumbura, cyangwa hahandi yagiye kubera ko wa muntu yagiye kureba ahita amubwira ati ngewe rwose, ati wapi, agakomezanya n'urundi rugendo doko rirari yamushakagaho, wa mugore agashaka kubebera agaruka muri rwa rugo. Akaza avuga ko ari n'uburenganzira bwe. Yego. Abagore basaba cyane kurenza abagabo. Tukanagira ikibazo cy'abagabo basaba abagore imbabazi babaciye inyuma. Ariko abagore basaba abagabo imbabazi babaciye inyuma. Abagabo bakanga gutanga imbabazi, ariko abagore bakazitanga. Turemetse ku buryo butandukanye. Iki cyo muzacyumve munacyemere. Umugabo usaba imbabazi ni 1%. Kandi noneho icya kabiri, umugabo gutanga imbabazi biramuvuna. Kubera iki? Umugabo aremetse muri cya gitinyiro, umugabo aremetse muri cya kintu cyo kuvuga ngo nihagarareho, umugabo aremetse muri cya kintu cyo kuvuga icyubahiro doko kirenze. Uku kuntu aremetse rero bimwemerera kudaca bugufi. Ariko simvuze ko abagabo bose ari uko bateye. Sibyo? Noneho agakenera yuko umugore amera nkaho ahora amupfukamye imbere. Amupfukamye imbere. Imbabazi akazitanga cyangwa ntazitange kugira ngo umugore apfukame inshuro nyinshi. Kugira ngo cya cyubahiro cye gikomeze kiremere. Ahanini naho ngaho bipfira. Noneho ikindi gikurikiyeho City Hunter reka nkubwize ukuri buriya.
abagore bagira urukundo rwinshi ku buryo aba yumva atatakaza umugabo yakunze, ari nayo mpamvu amubabarira vuba, ari nayo mpamvu amenya ko yageze ku nshoreke hariya akagenda yirukanka akajya kumukurayo. Ariko abagabo no muri Bibiliya biranditse ngo bagabo mukunda abagore banyu. Abagabo nta rukundo bagira, n'urwo bafite baba bameze nk'aho bari kurwinginga, ku buryo iyo yumvishije umugore yagiye aravuga ati nagenda akomeza agende nanjye nzashaka undi. Ako kanya aka kantu uhise ukumva naho diferanse iri nta handi. Namwe mwakumvishe mwebwe mudukurikiye. Hari umuntu duherutse kwicarana arangije arandeba aranyitegereza ngo witwa Mama Mignone, ni yego ngo na City Hand, yewe ntahunzi nahumvishije. Ya shuti wawe nawe divorce ko tugiye gusorezaho, nabonye ariko asa nkaho ari umuntu wishimiye ko yatandukanye n'umugabo we. Ariko depression icyari cyo, umuntu akishimira ko bagabanye, umuntu akishimira icyemezo cy'urukiko kandi kitaganisha famiye, abana ndetse n'ibindi. No muri commentaire hari ahantu nabonye ngo nukuri ngo sheri ngo wakoze cyane, ngo courage, ngo nukuri kurekura ni byiza, ngo kumwihorera ni byiza. Erega bagatera courage yo gusenya, ariko gusenya uzi cyari cyo. Reka nkubwire, buri muntu wasenya byumva cyane, sibyo? Niba hari igikomere naje kubona abantu bagira nicyo gusenya. Naho umuntu yajya hariya agaseka akishima akanabyina, yego ngo natandukanye, ariko ibikurikiraho nyuma yabyo niwe ubimenya cyane, niwe ubimenya. Abantu benshi tumaze guhura batandukanye, ari nawe wenda wateye n'intambwe ya mbere yo kujya kurega ngo nkeneye divorce. Inshuro nyinshi usanga barugreta. Hari ibintu bibiri arugreta. Uriya muntu kandi nari muzi, kuki nemeye kubana n'uriya muntu kandi bari baramumbwiye, kuki nemeye kubana n'uriya muntu ntamanje gushishoza. Iyo ni rogre ya mbere. Rogre ya kabiri, kuki ninjiye muri iki kintu cya gatanya kongera gutangira ubuzima. Gutangira ubuzima ni gute? Hari umuntu wigeze kuba ngo ngewe ngo twatandukana ngo niba ari inzu ngo ya miliyoni ngo 30 ngo agatwara 15 ngo atwara 15. Wari uzi ko harigeze gupfira ubusa kubera depression? Yes. Abakuri inyuma bari kukubwira ngo courage, ngo urakoze, ngo Imana ishimwe, ngo bivuyemo. Abangabo iyo mwicaye muramanza mukarya inkoko, ejo hakaza n'abandi mukarya ifi, ya mafaranga ari kuvaho ntabwo ari kwiyongera. Ushiduka n'igisuzuguriro kigenda kiyongera ntago icyubahiro. Ubu rero abantu bakwataka kubera ko batandukanye baba ari benshi. Uri mwiza, yo wari wararushye, disi urakunditse, uri w'igikundiro cyinshi, rekana na kiriya kigabo cyari cyaragutesheje umutwe, abandi ati nihera amahirwe, bakagushoka ari benshi ugasuzugurika kweli, bakakubwira utugambo twiza utwara umaze igihe utumva kuwo mwashakanye. Komeza ukakubwira akajambo keza akurya agaturu, usigara aho ngaho ugakomeza urugendo. Urumva ubuzima bugakomeza gutyo. Rero reka nkubwize ukuri, nta kiza cya divorce. Yego. Kubera iki? Noneho umugabo nawe wayigiyemo, aricara akamanza akazunguza ubwonko, agata umutwe, yajya agira amahirwe akajya aganiriza umuntu, yumva ko byanze bikunze ari buhita amwemera agahita kubita ipafa akagenda. Donc ugasanga yabaye nk'uwarindagiye. Mumbabarira bankurikiye baguye muri divorce. Mumbabarira bankurikiye ibyo bibazo bigenda bibaho. Ariko bagira inama abari kuyiterereza nuko nta kiza cya divorce. Ibi bintu ntumukabyankuraje umuntu, ibi bintu ntukabishyigikire, ntuzigere ushyigikira agatanya mu bantu, ntuzigere uhinduka n'utanya abantu, ntuzigere uhinduka umuntu utuma abantu batandukana. Ariko nubona umuntu agiye kuhasiga ubuzima, icyo gihe uzamutabare. Yego. Ariko gatanya si nziza. Yugororiya mu bihe agiye gucamo, ubu gatanya yatangiye jo mu gitondo mu Rwanda hasigaye hansetsa muri bamwe na bamwe su Rwanda rwose, aho umuntu akora divorce mu gitondo kuwa kane agahita ajya mu murenge, agahita banifotoza, agahita postinga tubundi ngo kera hose wari uri ngiyo naza kubona umukara ngo sinari kumenya ko umweru ubaho. Nayo ukumva wa mweru wahindutse umukara. Erega buriya yageze no kuri uriya ari kwita umukara yaramwitaga umweru. Si byose
cyane naho ajyayo yahitaga umweru bisobanura ngo nawe ari kwita umweru uyu munsi ejo yakwita umukara kera hose kandi uyu muntu watandukanye kuwa kane kuwa gatandatu akajya mu murenge ni ukuvuga ngo n'ubundi yari asanganwe uwo muntu si byo se yego bari basanzwe bariho yari asanzwe babana ni kwa kundi nyine tuvuga ngo ni kwa guca inyuma akaguca inyuma hanyuma waruhuka akadivorce wamara kwa akadivorce agahita afatira na wa wundi ariko wa wundi nawe birangira burya byanze cyane ukuri ko Imana naje kubona abenshi birangira byanze nawe ugiye kumbera nka wa muntu ati umuntu washatse urugo rwa mbere ngo rukanga ngo urwa kabiri ngo iyo 99 idafitwa Imana iyo wasenye urugo ari we ubigizemo uruhare inshuro nyinshi byanze bikunze nta rundi rugo ruhama nta rundi ruhama ntabwo ujya ubumva se bamaze gutandukana n'abagabo 7 8 5 6 5 aho honda mesense iyo yabigizemo uruhare nta rundi rugo rwemera nta rundi rugo rwemera yes ni urugo rw'amarira buri gihe ahora abona amakosa ku bandi ahora abona amakosa ku bandi abantu bose ahora bashinja ibyaha ahora abona abantu bose bamuhemukiye kandi mu by'ukuri ari udashobotse niki wabwira abameze nka Gloria nawe nashaka kutwumva nyine ndetse n'abandi bumva ko bishimiye divorce kandi bagahita bajya mu nkundo ugasanga nyine birarabana naratangaho umuntu anezezwa yuko atandukanye n'umugabo we cyangwa umugore we kandi bafite abana bari bwatakwe n'ingaruka z'iyo divorce buriya abantu benshi bajye bakunda kubyumva iyo wakoze divorce abana nibo babihomberamo cyane kandi aba bana ntago bigeze bagusaba kubabyara ariko umwana ahura n'ingaruka n'igikomere cy'ababyeyi batandukanye inama rero nagira abantu kandi nanayivuze ntuzigere wishimira divorce yego gusa hari ubuzima uba warabayemo wabona ubusohotsemo mugani ukavuga uti Imana ishimwe ngiye gutangira urundi rugendo rw'ubuzima ariko ntabwo ari byiza yego ntabwo ari byiza rwose kuko hari izindi ngaruka ziza nyuma cyane iyo mufite abana yego reka ngushimire mama Mignone kandi unyemerere nanone nibutsa abantu ko mama perezida marene w'abamarene mama Mignone official abari kuri The Blessed munyarukire yo mukore subscribe aganiriza abantu cyangwa atanga inama kububatse hari gihe biba bitameze neza ariko ukamusanga muri kapo mwamuganiriza nukuri bikagenda neza mukiyunga akabagira inama kubitagenda neza habe mu buriri cyakina abantu batinya gupfa kuvuga bakavuga ko bapfa ibikombe n'amasane kandi byaranze hahandi abaha ubujyanama wifuza kurushingana n'uwawe nabwo atanga inama akavuga ati wa mugabo we nukubita umugore ni ikimenyetso ko uzaba uri imbwa nusuzugura umugabo ni ikimenyetso ko uzaba ubaye imbwakazi nibyo yego iyo wasuzuye umugabo nuko ndamusaba nomero ya telefone ayitange ngewe nitwa Teacher Preacher City Hunter amafufu n'amafaranga bigufubike amenye nomero ya telefone nimero yanjye ni 0788268382 yego abari hanze mwibuke gushyiraho 250 guteranya 250 mukurikizeho iyo mibare yababwiye kandi nanone wifuza gutera inkunga inkuru n'ibiganiro akajya agera ku miryango myinshi kayiganiriza nabyo byaba ari sawa reka tuvuye ngo ciao ciao